Ndagusuje kandi nguhaye ikaze wowe uhora kuri Elmo Pods. N'akanya ka siporo uri kumwe natwe njyewe Elmo Jene ndetse na mugenzi wanjye Mugisha Eri. Mugisha Eri, tugiye kuba tureba match ya Arsenal ndetse na Brentford. Na Arsenal imaze iminsi itsinda ariko mu mikino itanu heruka yari yanganyije imikino ibiri. Turayibuka umukino wa Everton ukuntu wayigoye, turibuka n'umukino wa Fulham wa 1-1. Ni Brentford yatsinzwe imikino itatu, itsinda umukino umwe, inganya umwe. Izi equipe zigiye guhura before yuko tujya ku kindi, prediction yawe ni iyihe? Urabona ni match iza kurangira gute? Ni match iza kurangira Arsenal kubera Eligite Community Stadium ratsinda nk'ibitego ni nka 2-1 cyangwa 3-1. Yego, iyo ni prediction, ariko reka turebe dukurikije uko zimaze iminsi zitwara kuri zo stati twari tugarutseho. Arsenal yatakaje Bukayo Saka. Urabona impande zayo zibashe kudelivaringa bikwiriye kuri la defense ya Brentford. Urebye wenda icyambere nuko umukinyi Gabriel Martinelli ahari ari buze nyine ari buze ko afite amahirwe yo kuba yabanza mu kibuga. Ikindi nuko nka Declan Rice nawe nyuma yo kuva mu mvune amaze iminsi nyine abanzamo muri match, afite form nyine ziri ku rwego rwiza kuba nyine batanga umusaruro. Arsenal ni equipe kuba yabanza mu kibuga. Ikindi nuko nka Declan Rice nawe nyuma yo kuva mu mvune amaze iminsi nyine abanzamo muri match, afite form nyine ziri ku rwego rwiza kuba nyine batanga umusaruro. Arsenal ni equipe nkuru kandi nyine ntago yari yava nyine ku bintu by'igikombe, kuko niyo nyuma yuko Chelsea nayo ibivuze ngo ntago nyine ikishishikaje ari igikombe, ikahita inabishyira mu bikorwa. Arsenal ntekereza ko nyine atari kimwe nayo, iyo igomba nyine kurwana mpaka nyine ku munota wa nyuma, kuko yabonye kuri City yarabikoze, yayiturukaga inyuma Arsenal irusha nk'amanota hafi yenda kugira nko mu 10, ikayituruka inyuma ikayikura ku gikombe. So na Arsenal icyo gihe nyine ngo nayo yige kutava ku bintu. Niyo mpamvu Arsenal nyine igomba gutsinda match champion kandi ikayitsinda inakomveka. Arsenal igomba gutsinda ino match kabisa. Niko mbona ko Brentford nayo wenda Arsenal ifite ibibazo, ariko Brentford noneho yo ifite ibibazo bikomeye cyane, wenda bitari kuri squad gusa, ahubwo na form nyine. Niba muri match 5 zeruka wumva ko nyine yatsinze match imwe bigera ku 10 na assist ebyiri ikanganya imwe, ni kivuga yuko nyine Brentford ifite ibibazo nyine byatari ku buryo nta kintu iri bwifashe imbere ya Arsenal. Aba bataka ba equipe ya Brentford, Bryan Mbeumo ni umwataka mu mikino 18, ufite ibitego bigera kuri bibiri byose, ibitego bigera ku 10 na assist ebyiri, ndetse n'uwitwa Yohani Wissa nawe mu mikino 15 afite ibitego 9 na assist imwe. Urabona ko n'ababiteri babasha gutsinda mu by'ukuri. Defense ya Arsenal iri bubashe kumarika bano bakinnyi kugira ngo batabasha kureba mu izamu rya Raya. Arsenal nyine nuko tubizi nifite partnership swad nyine. Brentford ifite, urebye partnership ya Bryan Mbeumo na Yohani Wissa nyine irarenze. Urebye noneho wareba nko kuri status y'ikipe nyine, wareba wageranya n'ibikorwa nyine iyi partnership ya Yohani Wissa na Bryan Mbeumo, nyine ubona ko ari ibintu nyine birenze byatara. Ariko urebye na Arsenal ifite defense nayo ifite partnership nayo irenze. Arsenal ntekereza yuko n'ubwo bwose nuza yayo defense yigiranye n'impinduka bitewe n'ibibazo by'imvune, ariko ntekereza yuko bari buhandoringe nyine iyi duo nyine ya Bryan Mbeumo na Yohani Wissa barabishobora. Umutoza Mikel Arteta amaze igihe atwereka kugirira icyizere umwana witwa Lewis Skelly. Ni umwana wagaragaje tara nawe idasanzwe ko ataragira imyaka na 18, ariko se uyu mwana ari bubashe guhangana
n'aba bagabo yaba Wisa ndetse na Brian Mbemo twabonye baba bahinduranya impande kuko araza kuba amaritse umwe muri bo. So uyu mwana atarafite imbaraga, afite uburyo ari gukina muri iyi minsi, ari umwana bubashe kudefanda abo bakinnyi. Ubundi njye usibye ko n'ibintu by'imyaka ntabwo nyireho cyane, kubera ko nsigaye nanjye nemera yuko iyo ushoboye bihagije uba unakuze bihagije. So wenda ntabwo navuga ngo Arsenal wenda iri buze gukanira wenda Brentford buri gitego, kuko Arsenal muri match zigera ku 9 ngira ngo ni 9 zose bakinye ziri away. Ntekereza ko Arsenal zose nta nimwe igeze ishobora gukipinga clean sheet, nyine zose bagiye bayitsindamo igitego. So no kubiri GT Community Stadium urumva niba imibare yayo iri hejuru niya Brian Mbemo ikaba iri hejuru, ni ikivuga yuko Arsenal kuba yatsindwa nyine ntabwo ari inkuru. Niyo mpamvu navuze ngo wenda ni nk'ibitego 2-1 cyangwa 3-1, bivuze ngo Arsenal nyine kuba birashoboka cyane ko bari buyibonemo igitego. Wenda n'uyu mwana nyine Lewis Kelly ashobora nyine gukora ayo makosa, ariko icya mbere nyine ni ukuntu nyine nka Arsenal nk'ikipe nkuru iri buri reacting nyine yenda igavuga ati wenda niba ari ikosa ari error ibayeho nyine bakayibonamo igitego, yo irareactinga gute. Ikintu ntekereza ko Arsenal ibukore nayo wenda irarikavaringa, wenda inatsinde nyine irarevoringa nyine inatsinde Arsenal. Amanota igomba kuyabona uyu munsi kabisa. Turebye ku mvune izi ekipe zifite, ekipe ya Arsenal ifite abakinnyi dafite hanze n'abakinnyi bagera kuri 4. Ni Bukayo Saka wamaze kubagwa hamstring, na Ben White bafashe umwanzuro wo kumubaga ikibazo cyo mu ivi yari afite, ndetse n'uwitwa Takehiro Tomiyasu nawe ufite imvune yo mu ivi, na Raheem Sterling. Izo absence zishobora guteza ikibazo kuri Arsenal. Zigomba guteza ikibazo ko urebye wenda reka nirengagiza abandi ho gatoya nivugire ku bantu babiri, wenda Ben White na Bukayo Saka ni moteri ya Arsenal kabisa. Uruhande ni rwo rwa mbere, kwanza ibuza uruhande rwa mbere rwayo nyine. Izi nizo mbaraga za Arsenal. Iyo urebye uruhande rw'iburyo rwa Arsenal ni rwo ruhande nyine ubona ko rukanganye. Arsenal itarufite rero barinda Arsenal, ariko nk'amahirwe wenda navuga Arsenal ifite nuko urebye statistique, urebye head to head match, ni muri match zigera ku ni match 8 Arsenal yatsinzemo 6, nganya imwe, inatsindwa imwe. Gerageje ni Brentford nibwo yazamukaga mu cyiciro cya mbere ikiri kumwe na ba David Raya, nibwo Brentford yatsinze Arsenal, baza kunganya indi match imwe, izindi 6 irazitsindwa. Urumva na Arsenal ifite ino match ifite kuyitsinda. Wareba ikindi, urebye Arsenal iri ku mwanya wa 3, Brentford iri ku mwanya wa 12. So ni bifite wenda Arsenal yizigamye ibitego 19, Brentford nta gitego yizigamye. Wareba amanota, bifite amanota itandukana y'amanota, harimo ikinyano cy'amanota 12 yose. Urumva ni imwe ifite 28, Brentford Arsenal ikagira 36. Urumva Arsenal iyi ni match yo gutsinda, nta n'ingingo yabirengera kungiye, niko mbitekereza. Ekipe ya Brentford ifite imvune nyinshi pe. Uwitwa Josh Da Silva afite ikibazo cyo mu ivi, Ben Mee afite ikibunoka, uwitwa Aaron Hinkey afite ikibazo cya hamstring, Rico Henry afite ikibazo cyo mu ivi, uwitwa Gustavo Nunez afite ikibazo cy'umugongo, naho uwitwa Sepp van Berge afite groin injury, naho Ethan Pinnock afite hamstring, Christon Ajer afite ikibazo cy'akabombambari, naho uwitwa Igor Thiago ikibazo cye ntabwo kizwi. Mark Franken nawe afite ikibazo cy'imikaya cyase. Yego, izi absence zo kuri Brentford ntizishobora kuyitera ikibazo, cyane cyane ku muzamu nka Franken wari usanzwe ubanzamo. Uko bigaragara ashobora kutaboneka, akagurishwa uwitwa Vladimir. So Ford ntizishobora kuyitera ikibazo, cyane cyane ku muzamu nka Franken wari usanzwe ubanzamo. Uko bigaragara ashobora kutaboneka, akagurishwa uwitwa
Vladimir so ndetse n'uwitwa Ben Min umukinnyi twabonye wigaragaje cyane, Van de Berg nawe ni umukinnyi wafashije cyane. Izi absence zo cyangwa izi mvune kuri Brentford sizo zirimo gutuma igira umusaruro mubi. ntago zabura gutuma nyine Brentford idaperforminga neza, ariko nyine ntago nyine ibyo biri buhagarike nyine Arsenal igomba gukubita. Ariko urumva kuba wenda ikipe nka Brentford yatangiye neza itera ubwoba amakipe makuru iyabonamo amanota, ariko nyuma nyine bigenda binduka nyine, urumva yagiye ihura n'imvune. Ntekereza ko nk'uko bivuze ni imwe mu mpamvu nyine ituma Brentford iri kugenda nyine byanga kabisa. Niyo mpamvu nta nubwo wanabitinda, uko urebye niba Brentford yarabashije gutsinda ikipe nka Newcastle, ikaza igatsinda nka Bournemouth, tubona itsinda amakipe makuru, ni ikigaragaza nyine yuko ntago Brentford nyine ari ikipe nyine ari kwiye nyine kuba kubiri inyuma, mu gihe nyine izindi kipe zagaragaje nyine wenda ubushobozi bwo kungana ziri imbere cyane nyine wenda muri kimwe cya mbere, wenda ni nyine muri kimwe wenda guhera nko ku myanya wenda ya 10 kumanura. Nicyo kintu navuga, ni Brentford yadindijwe n'imvune kabisa. Ibyo rero reka twitege uko iyi match iza kuba irangira. Ni match iri mu kanya gato ku isaha y'isa moya n'igice ku masaha y'i Kigali. Turabashimiye mwebwe muhora kuri Elmo Pod. Ikindi najya ngo mbibutse gato kuri iyi match nuko ariyo match ya mbere kuri aya makipe yombi mu mwaka wa 2025, ikaba ari match igiye guhostingwa cyangwa se igiye kwakirwa na ekipe ya Brentford. Turagushimiye rero, Imana iguhe umugisha, uzahahe uronke muri uyu mwaka kandi imigisha myinshi izabane nawe wowe udukunda by'ukuri.